Madudu wasutwa. Remima. Nyoko. Sindi nyoko. Arasambanye. Nabikoze. None sasa Karana. uramutse usanze utwite wabyitwaramo gute? Ngo? Unguki? Igashiri. Wewe uretse ari uretse. Hari isuna. Kwageze ate? Ibiryo byashize. Icyayi cyashize. Ndetse ubu byagiye muri ruda. Ikoze wamugenda. Uzi kuri inshuti yanjye ukagira ngo ukoreshe inama. Umuhungu wanjye yaramwibarije kubikora. Ariko jye nayo namuhakanye. Umuhungu wanjye aracyari muto. None bakazanawe uriya namuzana twatundi yampagaze asubira tuvuge. None se inama rero nakubwira uriya muhungu wawe arakuze nubwo urugo yawe ntabwo yari yakura ahubwo weho utwo tuntu yaguhaga nitwo turi gutuma uvuga ngo ntoya yakura. Umuhungu wawe arakuze none uragira ngo atashaka umukobwa ahubwo buno kikigiye kuba yanakubwiye ati ngiye kumuzana wagize amahirwe atamugutuye. Uriya muhungu n'igihe wamumenyaga nta n'inzu yari yubaka. Jye nayo nategereje ko abanza kugira ngo azane ubwanwa, aho ubwanwa bwaje haba haje n'ubugabo. None se buriya nzamurika azane umugore w'umunyarwanda, uwo mukazana bo ko bazi ajya avuga ngo dore wumva imbere. Ubwo se ibyo bizaba ari niyo namungira. Jewe inama nkubwiriye uriya muhungu wawe abagabo bose ntariko bamera ubwawe, hariho n'utamera ubwawe kandi afite imyaka na 40. Uriya muhungu murekaza n'uwo mukobwa. Uru rugo si urwawe. Iki gipangu cyose kingana guca ukizereramo wenyine ukabona bigushimishije. Sinawe wakunda no kugira ngo nakuzukuru. Nta kuzukuru wakenera wenda ko uramukaza nawe abyaye abana ukabona guhaya kuzukuru ati muje muri abana ko yaguma ngaha ntukizereremo wenyine. Aho nakubwiye ntuhumva abakazana bo burabazi, uragira ngo azaza ahita amuramo umwuka noneho kugira ngo asigare muri ibi bipangu. Rero nutekereza gutyo ibitekerezo byawe biri kukuyobya. None se uriya muhungu wawe uzagira ngo atashaka hanyuma noneho wowe kushaje ukaba uri umukecuru ugira ngo uzabisigira uriya muhungu wawe ko umufite ari umwe niwe uzabisigira atari yashaka ashaje. Niyo namungiriye. Yewe niba ari ibyigendere ndasigara mbyigaho. Ntahere ko nawe ubyigeho neza ukomeze kunangira ngo ntoyaza n'umugore kandi umugore namuzana n'uzaba wungutse. Ibyo byigeho ndagiye. Sishaka umunsi watakeka. Akazi ntakani gakabije cyane n'umutari kumvaga. Cyabye cyo tubiranye. Uzakoze gutanga. Urugo kuri mama ntabwo aramenyerana gusa. Shana cyecu sigira ngo biroroshye kumenyerana nawe. Ntabwo byoroshye kumenyerana n'uriya mukecuru. Ariko bizagera mu bishite kuba muri uru rugo utahari rwose mama wawe kugira ngo uzamenyerane nawe ishami wowe nta kibazo. n'amasara bayigiriye ku ishuri ntabwo biba byoroshye. Ariko ntari bizagera nyuma bishite kandi ndakurere. Byashira Yesu. Ndamwumva umutima ugahita umvamo. Isuti icyo tuza nta kibazo uzamumenyera. Kuko ujya wivugira ngo nzamumenyera no kutaburi muri uru rugo. Ndagenda akunda kuba mari ubu mfite akazi gaje muri iyi minsi yakunda kuba mari ntari bikurikirana mumenye uko bimeze. Nzamenyana nawe njya kwitegurira ko watashye kare. Uze se kugenda sheri Ndakunda sheri isanzwe
ko nashimye Imana yakundemeye yego yakoze indi magati n'ubwatsi erega mu biremwa Imana yaremye ku isi mbona ariho kiremwa cya mbere yego ndi ikinyoma uri ikintu cyiza Imana yaremye yakoze basi erega mu maso yanjye urasa na bike pe yakoze shiti cyangwa kubiryo amagambo meza agatuma numva atazava muri uru rugo nubwo umukecuru erega amagambo yawe amagutuze yego niyo ndi mu kazi basigaye bambaza byagenze bite se bro ati habaye iki iyo basi mutekereje none nageze mu kazi numva nguwe neza shashiri nanjye simara kugenda disi nyagasana ashimwe bakunze we tumara kugenda n'imita nongera kukumbura ariko nahita ntekereza ko mama agiye kuza agatangira kumubwira gituza erega mama nubwo ameze kuriya azakira urukundo ngo akunda ukeka ngenda nitekurira ko atari yanaza asigaye avuga ngo ndaroga ko ashobora kugira ngo ugasanga kubwo tugijyanye imbere ko ntamurutera umwana yavuga ngo wanduka yabira ibyo wakora byose biri mu rukundo basi niba ufite nawe urya direct mureba ntanswe n'ibintu byakozwe ntareba ngagenda ugategurisha sawa uburambe ndaba murindiriye nyine gira aho ubona arishoje Madudu wasutwa karemima nyoko sindi nyoko none se mama habaye iki none etakaze habaye iki none niko mubaze ibihari ngo wazanye ibirozi ngo nyoko yaguhaye ibirozi byitwa ngo ariko mama nyamara uwanogeye umwana ugerekaho n'ukunda ese mama umuhungu wawe arankunda turakundana nawe muri inzu nta kintu mutwaye waje warigize intuza gushaka ngo abana banjye bansuzugura mama ntabwo umuhungu wawe agusuzugura nanjye ntabwo musuzugura n'ibyo birozi ni ukuri na mama ubwanjye n'umuti w'inzoka mbanza atawuza atashobora guhamurira agahinda aranagukunda ni ukuri manda kwinjinze igihe uzambabaje ni ukuri nta n'ikindi kibazo kandi wari uhari mbwira nabi hejuru yawe wakabaye inyubaha niba ushaka ko mubera nyakobwa ariko ntabyo ushoboye ese ubundi ma ninde wakubwiye ngo uzajya urambwira umagaze hejuru sutarara hariya se twarara hariya ecaze neza njyewe none urukundo basi mbabarira nzongera kubona hari cyangwa nkagira akandi kantu nkumva ndiyumvishe nabi uzambona ikindi kandi ngo no muri ibintu byo gukora what do you mean bigenze bite nta kibazo byari impanuka nyine nta kibazo is accident okay so nta kibazo ahubwo ugiye mu cyumba uruhuka hari ibyo witwa nitaho okay karibu muga mana nyagasani sa noneho waje kuryama muri salo mwana wa nzanye umuganga muga ndebera sinzi ariko ndi kuyumva nabi mere ihangana arakira ahubwo makanya mvugana n'umurwayi iyi nta kibazo muganga sa ihangana ubyuke umbwire uko wafashwe mbere ko aricyo nakumara unase wafashwe muganga umwe kigira ngo ukamenya ko iseseme kuzongera mu nda hatanza sinzi icyo mujambo mu nda harakurya ukagira n'isereri ukanaruka none se
ngaruka mu mihango byayo ikibazo na mbere y'amezi mbere y'amezi 3 none se waba warigeze ukora imibonano mpuzabitsina mwese mwumva kubera icyo mbashije kurya sanashakaga kumenya kugira ngo menye uko ngufasha ugomba kumva amakuru ahagije sibyo kandi ugomba kwisanzura nanjye uri kubona uko ungana amazi nyine muga usibye n'ibyo bimenyetso nakubwiye n'ibyo byose bisigaye byarananiye hari ibyo mba numva nshaka n'ibyo mba numva ntashaka sinzi pe so irekora umbwire byose nta kibazo nyine muga narabikoze arasambanye narabikoze none se so karana uramutse usanze utwite wabyitwaramo gute ngo muga ngo gutwita usanze utwite wamwita mana we ntabwo bishoboka gusa umumama ntamukira koko mana we ni ibisanzwe ariko nta kibazo wabyihanganira umwana ni umugisha oya ntabwo nashobora kubyihangana ihangane rero sa karana uratwite ntabwo bishoboka mu Rwanda ntabwo bishoboka ntabwo naba ntwite ahubwo se inama nakugira uhamagare cyangwa urebe ko wabimenyesha uwo nguwo mwaryamanye aze tubapime dukurikirane ubuzima bwawe n'ubw'umwana hatazaba harimo n'ikibazo cyo kwandura sida mva mugabo ikintu nakwisabira mbabura bino bintu bivugira none ntabwo nabikora abaganga tugira ibanga nicyo twatojwe sibyo kandi wihangane nta kibazo ndaza kumubwira tuzazitwara niyo yabyanga ntaribe waza wenyine tugakurikirana umwana nawe Mr. Ben, meze neza meze neza ariko se ko waje utambwiye byagenze byihutirwaga cyane iminsi myinshi gusa ntabwo twari duherukana aha ni ibibazo ese ko umeze utyo ko mbona nta mahoro ufite cyane ni ibibazo kabisa ibibazo bimeze ute si ikihe kibazo sinakubwira gute bibiri yegereye ariko ese ufite ikihe kibazo shana hatari kumwe ni hatari ko mbona waje mbona nyine atari ibisanzwe umeze ukuntu ariko sinzi ntabwo mbizi kabisa shana ni ibintu byahabaye sinzi aho nahera mbivuga ni ibiki ni ibiki shiri bunguki igashiri oya buretse ariko buretse kumwazurira none se ibintu byo gutwita se ibintu byo gutwita bijuru ako se shuri rero wowe inshuro zose twaryamanye inshuro zose ikangahe gusa ubu nawe uri kumbwira gutya ndakwe nkajya ndabizi pe ku buryo yemwe niyo nkuru uzanye ndabizi uri kwikinira buretse mubwire sibyo kuba twarabikoze sibyo ntabwo bivuze ko wahita utwika ese twabikoze nyinshi rero ariko ndakeka siko mbwira bikira sheri uzi ko kumbwira nabi n'umwana wumva ntabwo ameze neza ariko sibyo mbwira ni ukuri maze nuko nahishe ndi mu rugo usibwa ko hashishe amezi ane shuwa ndazi ko ntameze wabimenye cyo gutwika sheri niba byatangiye numva ntameze neza rwose
ngahora numva meze nk'umuntu urwaye nyine umunsi umwe nza kurwara cyane maze mamazana umuganga yansuzuma nyine asanga nyweye. Na mama warabizi? Oya urabizi nyine nabona asanga None se? muganga Muganga yagusuzumiye mama wawe adahari. Uratwite. sibigushimishije Ariko byumva birahaguruka ndebe. mbese urakumva mubeshya Nyine haguruka ndebe ariko sherere kubona se atarakoze ko byaba ibintu biri serious. Ariko reka numve. uri kumwumva Cyangwa ibintu biri serious. Mbega ndishimye kabisa kuko nsanze ari ukuri gusa ntabwo naguterera. None se ariko ni ibintu binunguye cyane. None se nta kindi kintu ufite kubwira? nyine nshaka kubaza ni ukugira ngo abana rero mu rugo babimenye banyica Ntuzi tukabana batariga. oya nyine ukabigira ngo bindi atari yagaragara cyane. Okay. Gusa ni ukuri ariko ni ibintu byo gutekerezaho cyane. ku buryo se bizafata igihe kinini Oya reka nanjye ndabizi ntabwo nagutererana ntabwo natuma wandaka. numva mpangayitse pe Kandi urabizi ndagukunda sibyo? Urabizi ntabwo wifuza kubona wandaka sibyo? ndakaza cyane Ubundi sibyo tugapanga turi ukuntu twabana sibyo? Mado? Mado? Uyu mugore yagiye hese kwanze katemerewe kuva mu rugo kandi nk'abacunze cyangwa baryamye iki ariko madamu umugabo azajya ajya mu kazi wirirwa uryamye wenereje uri gukubita imisozi mu buriri. Ma waje. Naraje. Yo karuntu. Bakimeza. Swaje urimenye. Yesu ntabwo namenye ko waje. Naraje kandi. Tambuka nkurikira tugende. Bicara se. Ndareba ibyo n'ibibi. Mwana ko twatetse hano twatana n'umugoroba. Nyiri hano njyenyine ntabwo nigeze nteka. Uri umuntu wikoreye ishu ni igipapayi. Mana yanjye. Ngaho ugenda unzanira icyayi. Ye? Ndi kugitegura byiza. Mana y'u Rwanda. Mbwira. Ibiryo byashize. Icyayi cyashize. Byose ubu byagiye mu ruruta. Yanjye. Hare. Mwana w'umukecuru buri kintu cyose nkoze umuntu yanaruhuka ntiriwe hano yavuze ngo arataha nimugoroba n'isi nari guteka n'ubundi niba hano njyenyine nk'ibyiki. Nasıl şerim? Şanın gahırıkta.
uziko nawe ariko nsatse kuvuga ngo umwana wagira ngo ni umuntu mukuru ameze neza hano ko ndi kumva ngo kumubwira uraza kumusigasira yego mwese gahunda igeze gahunda igeze hano oya oya ntabwo yari yabimenya ariko nyine sha ino ndamumva ntajya ngo yanguye nabi pe mba numva ibintu byose byarahindutse mu minsi mike ashobora kuzahita abimenya ubwo ya gahunda yo kuza mu rugo kubipanga mwese ubwo si tuzasezerana ino si tuzasezerana wowe wakagombye gushaka ukuntu bitegura tukamufasha ku murongo bitegura vuba Sara karame reka nze gutera turavugana mu kanya ngo sheri sheri kagere ingurube sima ku rukundo bagutya ku rukundo bagutya ndi kureba kano gapira wambaye sikeza reka turebere reka mama cyane keza reka turebe nese kuri kureba hano hasi mama ni keza reka turebe hano imbere we ariko ni keza mama zikurukunze sa karame ni ibiki ni byiza aya mabere ko yatoneranye amana ko nsanzwe meze niko sanzwe yego ahubwo sinzi impamvu uri kubona ko hariho maze wariye ibiki ngo ndi kubona wanahaze biri mbwira mwariye imyumbati ntimwambwira ngo naje nyiryeho aya none nibyo n'ibikoma n'ibirayi no wasizemo ibiki ko ndi kubona birenze ko mama nta kibazo mfite nta kibazo uri no kureba umeze nk'umuntu uri kureba n'isoni sara ufite ikihe kibazo ngo abambwira none byagenze bite hari isoni ngo ageze ute ngo ugeze ute ariko sara agiye kunsebya unatwite ejo bundi reka ari kumbwira ngo muvire mu rugo kubera ko ari agashingaraza yazanye hano none nawe ngo uratwite ngo aransubiza mu cyaro ubwo ushaka ko tujyana mu cyaro mbere oya mama ariko ninde wari duteye mbese ni shirwawe shiraho si ndinde niba abantu si bo mu mahanga bo diaspora oya ninde no byibuze se wabona abakiri none se warabimubwiye akubwira ngo iki aramwe nyine bari kubona yuko iri kugaragara kandi yarambwira nyine ngo ntabwo ashaka ko nandagara aka kanya ntibivuga karaba uwambare tugende iwawe kandi ugumeyo reka oya mama wibyihutisha nyine wari kubitegura yambwira ngo nitegure gusa kundeba tugende kuko ubu ntabwo twahita dutegura ubukwe aka kanya ngo bishoboke ibi bisaba ubukwe oya ibi bisaba ubukwe ntabwo ibi bisaba ubukwe ni uko ugenda nyine araza kuza kundeba tugende ntabwo nakwijyana nyine niwe uraza kuza kundeba none se wabimenye wabimenye aho ubimenye yashize igihe kingana iki
ubwo rero ibyo ni ibyawe n'uwo muhungu wawe ngaho mubigire vuba uva aha ngaha. yego mama n'ubundi nibyo turimo ubwo sawa rero reka nigende. mama mperuka uri kumbwira ko uzatekereza ku kintu nagusabye ariko nakubwira. harya wambwiye ngo ko mama urumva nta nubwo wigeze kubitekerezaho kandi njyewe nakubwiye ko nshaka kuzana umugore. uzi ko ngira ibitekerezo byinshi biba mwana wawe. mama none ikibazo ngenge none urumva kuba utaruri no kubyibuka nibwo wigeze kubitekerezaho pe? nabitekerejeho ahubwo no kuri ibyo byari biza nyine nkumva bije mu mutwe nkatekereza n'ibindi. none se warubatse? kubaka se erega mama kubaka bisaba kuba ufite imishinga myinshi mu mutwe gusa rero iyi nzu turimo njye nawe gusa n'abakozi. none iyi nzu kubona hari ikindi kintu yamara se najya kubaka indi nyinshi nashaka. ubwo nibyo watekereje mama andi amafaranga yo kubaka indi nzu nareba indi mishinga nkoramo kuko iyi nzu ni nini nta kintu kirimo nta bantu. nibyo watekereje kabisa. reka rero nkubwire nagutwita amezi 9 urabizi? ndabizi rwose kandi ndabyubaha cyane. papa we yakusiganye uruhinja urabona aho ugeze urumva uko ukuze. noneho rero nanjye icyo ngusaba urakinyemerera. ikintu kimeze ute? muri ayo mezi rero nakureze none se uwo mugore uzazanye narakuhagiye narakumeseye nagusasiye nkakuhagira uwo mugore azajya anyuhagira? mama ibintu bitandukanye cyane wabimureragamo umwana ariko ubu umaze gukura mama nta byo wakenera byose abakozi barahari babigukorera. nta mukozi wakora nk'uko nikorera. mbwira ko azajya anyuhagira agateka akamenya uko ndi buryame. none se mama kumva uriya uri kumvuna cyane pe kuko sinzi ngo wenda yabigukorera cyangwa se yabigukorera ariko nk'ubusanzwe nk'uko wabyikoreraga adahari. mama mfasha kugufasha ntabwo rubyanze ariko rero ndakwemereye genda umuzane. urabyemeye mama? ndabyemeye uzabanza umuzane murebe. kumuzana se na n'ubu mbwira mu muhamagare mama muzanye yahita banguka ari kwiruka. tutarajya kumureshya ndakubwira ngo banza umunyereke ndashaka ifoto ye. njye nisanga ari igikara n'ifoto mama nisanga ari igikara ntabwo nzamwemera. mama n'ifoto nanamubwira akaza ukamureba rwose akaza uje kumureba. Ni karibu. Soni sheri wamwibarije sinumve sameze neza. kabisa ahubwo ndumva ari fresh Yego. kabisa nawe reka musuhuze sibyo? ariko kinzanye na kintu sibyo? Yewe wicaye gato. no kwicara turimo nagize ngo wasoje kwitegura. Ndi gushira ntabwo nanone gusa kwitegura ariko ngiye gusoza. Sinjye nari nzi ko wasoje. Sheri ariko nyine nari ndi gusoza kwitegura. ariko buri kintu hano Sha byasaba niba birangiye. okay
ni ukwisuza mama nawe arategereje rero se cyane ntabwo wakumva ukuntu none wongera mfite amatsiko yo kuba umukazana w'umuntu ningo ngaho tugira kwaje nonese ubu ngubu kiba tuhise tugenda shuri nta kibazo ko nzana ibikapu amavarisi n'amakiyani ntari genda ariko ujye wigengesera sikweli ntabwo uri uwawe ngo wigenge sibyo kuraje ariko